amateka y'imfura mu binyamakuru. Igihe kigeze Yesu ajya ku meza y'intumwa ze maze arazibwira ati, nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Ndabibabwiye, ntabwo nzongera kuyirya itaruzurizwa mu ngoma y'Imana. nuko yakira impumuro ya divayi yohereje ashimira Imana maze arababwira ati, nimwakire musangire, koko ndabibabwiye, sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y'imizabibu kugeza igihe ingoma y'Imana izaba yaje. hanyuma afata umugati ashimira Imana arawumanyura awubahereza avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe mube urwibutso rwanjye. barangije kurya n'inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya ishingiye ku maraso yanjye abamenewe. Nyamara ugiye kungambanira turiho turasangira. Koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko byagenwe, ariko hagowe umuntu umutanze. ubwo batangira kubazanya ugiye gukora ibyo uwo ari we. nuko batangira kujya impaka ngo umukuru muri bo yaba nde. arababwira ati, abami batwara amahanga bayategeka uko bishakiye, n'abandi bayafiteho ubutegetsi bagakunda ko babita abagiraneza. Kuri mwe rero siko bimeze, ahubwo umukuru muri mwe nagenze nk'aho ari muto, kandi umutware ahinduke umugaragu. niko si umukuru ni uwuhe, uri ku meza cyangwa uhereza? si uwo se uri ku meza? njyewe rero ndi hagati yanyu n'umuhereza. mwebwe muri abankomeyeho ibigeragezo nagize, nanjye nabageneye ingoma nk'uko data yangeneye, kugira ngo muzarinde kandi muzagere ku meza yanjye mu ngoma yanjye, kandi muzicare ku ntebe z'ubutware mucire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. nuko Yesu aravuga ati, Simoni, dore Setiri yabasangiye ngo bashungure n'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo kwemera kwawe kudatezuka. nawe rero numara kwisubiraho uzakomeze n'abavandimwe bawe. aramusubiza ati, mwigisha, yiteguye kujyana nawe, bagufunga cyangwa bakwica. uyu munsi isake ni ku bice utaranyihakana gatatu mu munsi. hanyuma arababwira ati, igihe mbohereje nta gasaho k'ibiceri, nta mufuka, nta n'inkweto, ese hari icyo mwabuze? baramusubiza bati, ntacyo. arababwira ati, ubu noneho ufite agasaho k'ibiceri nakajyane, n'ufite umufuka abigenza atyo, n'udafite inkota nagurisha igishura cye maze abigure. koko ndabibabwiye, ni ngombwa ko ibyanditswe byuzurizwaho ngo yabariwe mu bagome. Yigiyeho bigiye kurangira. baramubwira bati, mwigisha, dore hano hari inkota ebyiri. arabasubiza ati, birahagije. arasohoka ajya ku musozi w'imizeti nk'uko yari asanzwe abigenza, n'abigishwa baramukurikira. amaze kuhagera arababwira ati,
mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. nuko arabitarura ajya aharesha hakuno yateruye, arapfukama asenga agira ati, nkawe bishatse wakwigizayo inkongoro, ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. nuko nyina nyamara arushaho gusenga abira ibyuya by'amaraso byakunyagiraga hasi. Amaze kwambaza arahaguruka, asanga abigishwa be basinzijwe n'agahinda, arababwira ati, koko mwasinziriye, nimuhaguruke maze mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. akivuga ibyo atunguka igitero cy'abantu babanjirijwe n'uwitwa Yuda, umwe muri ba 12, yegera Yesu kugira ngo amuhobere. Yesu aramubwira ati, Yuda, ni koko utanze umwana w'umuntu umusoma? abari bakikije Yesu babonye ibigiye kuba baramubwira bati, mwigisha, turwanisha inkota se? nuko umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Ariko Yesu arababwira ati, nimusigeho. aherako amukora ku gutwi aramukiza. Hanyuma Yesu abwira abari bamuteye, aribo batware b'abaherezabitambo n'abakuru b'abarinzi b'ingoro n'abakuru b'umuryango ati, mwanteye mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo. Nyamara buri munsi nari kumwe namwe mu ngoro, ntimwagira icyo munkoraho. Ariko ubu ni igihe cyanyu cyo kwisura umwijima. Yesu bamufata ubwo baramujyana bamwinjiza mu nzu y'umuherezabitambo mukuru. Petero ati, wa mugabo we, ntabwo ndi uwo muri bo. hashize nk'isaha undi yemeza akomeje ati, ni ukuri n'uyu ari kumwe nabo ndetse n'umunyagalileya. Petero ati, wa mugabo we, sinzi ibyo uri kuvuga. muri ako kanya akivuga ibyo, isake irabika. Nuko Nyagasani arakebuka yitegereza Petero, maze Petero yibuka rya jambo Nyagasani yari yamubwiye ati, uyu munsi isake itarabika uraba imyaka 3. Nuko Petero arasohoka arirana ishavu. Ubwo abantu barindaga Yesu bamujyaho baramushinyagurira bakanamukubita. Bari bamupfutse mu maso, nuko bakamubaza bati, Abafora, ninde umukubise? maze bamuhunga n'ibindi bitutsi byinshi. Bumaze gucya, inama y'abakuru b'umuryango n'abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko iraterana, maze bahamagaza Yesu mu rukiko rwabo. Baravuga bati, Niba uri Kristo, bitubwire. arabasubiza ati, nimbibabwira ntimubyemera, kandi nimbabaza ntimusubiza. Ariko guhera ubu umwana w'umuntu agiye kwicara iburyo bw'Imana ibasha. nuko bose baravuga bati, Rero, umwana w'Imana. arabasubiza ati, murabyivugiye ndiwe. batera hejuru bati, Abagabo bari n'ab'iki, ubwacu turamwiyumviye. hanyuma ikoraniro ryose rirahaguruka
bamujyana kwa Pilato. Batangira kumurega bavuga bati, wasanze umugabo akabisha igihugu cyacu akabuza gutanga umusoro wa Kayisari kandi agira Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, koko uri umwami w'Abayahudi? aramusubiza ati, urabyivugiye. Pilato abwira abaherezabitambo na rubanda ati, nta cyaha musanganye umuntu cyatuma hano. rero bahatiriza bavuga bati, akoresha abantu ari nako yigisha muri Yudeya yose yatangiye n'abanyagihugu. Pilato abyumvise abaza niba uwo muntu ari umunyagalileya. Amaze kumenya yuko atwarwa na Herodi, amwohereza Herodi muri Yerusalemu muri iyo minsi. Herodi abonye Yesu arishima cyane, kuko yahoraga yifuza kumubona kubera ibyo bamuvagaho, ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza. Amubaza ibibazo byinshi, ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko bari aho bamurega byinshi. Nuko Herodi afatanyije n'abasirikare be aramushinyagurira cyane, amuhindura urw'amenyo, hanyuma amwambika umwenda urabagirana, amusubiza cyo kwa Pilato. Herode na Pilato baheruka baruzura, kandi mbere hose baraziranaga. Nuko Pilato akoranya abatware b'abaherezabitambo, abakuru b'umuryango na rubanda, arababwira ati, mwanzaniye umuntu muvuga ko aganisha rubanda. Namubarije imbere yayo, sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. Na Herodi nuko, dore nguyu yamutugaruriye, ntacyo yakoze gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi murica gindi. ariko bo basakuriza icyarimwe bati, uwo nguwo natwe turekurire Barabasi. Barabasi uwo akaba yari afungiwe imidugararo yacitse mu mujyi no kuba yarishe umuntu. Nuko Pilato yifuzaga kurekura Yesu, yongera kubabwira kwa kundi, ariko barushaho gusakuza bati, mubambe ku musaraba. Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu ati, ikibi uyu muntu yakoze ni iki? Ntacyo namusanganye dukwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi murica gindi. ariko barushaho gusakuza bamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rurushaho kwiyongera. Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye gikorwa, abarekurira uwo basabaga wari warafungiwe guteza imidugararo no kwica umuntu, naho Yesu aramubagabiza. Igihe bamushoreye, baza gufatira uwitwa Simoni w'Isini bibwiraga mu mirima ye, bamuhekesha umusaraba, agenda inyuma ya Yesu awumutwaje. Yesu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, barimo abagore baborogaga bamurira. Bigeze aho Yesu arakebuka, maze arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, mwinjirira, ahubwo ntimwinjirire mwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonyeje. Icyo gihe bazinduka imisozi ngo nimutwikirireho n'utununga ngo nimutwikire.
bagize batya igiti kibisi icyumye bazakigenzereza bate? Bari bashoreye n'abandi babiri babagira nabi bagira ngo babicire hamwe nawe. Nuko bageze ahantu hitwa ku Kigihanga barahamubamba n'ababagira nabi, umwe iburyo undi ibumoso. Nuko Yesu yambaza avuga ati, nawe bababarire kuko batazi ibyo bakora. Hanyuma bigabanya imyambaro ye bayikoreraho ubufindo. Rubanda bagumaho bamurebera, abatware bo bakamunnyega bavuga bati, yakijije abantu, ngaho nawe nicuze niba Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena, maze baramwegera bamuhereza divayi irura bavuga bati, niba uri umwami w'abayahudi ngaho ikize ubwawe. hejuru ye hari handitse itangazo ngo uyu ni umwami w'abayahudi. Umwe mu bagiranabi bari babambanywe nawe yaramutukaga avuga ati, harya si wowe Kristo? ngaho ikize ubwawe natwe dukize. ariko mugenzi we amucyaha avuga ati, Mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe umwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, nta kibi yakoze. arongera ati, Yesu, uranyibuke igihe uzazira inyuma yawe. Yesu niko kumusubiza ati, ndakubwira ukuri, uyu munsi urabona kumwe nanjye n'ihirwe ry'Imana. hari nko ku isaha ya 6, maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima rigeza nko ku isaha ya 9. Umubambiko wo mu ngoro utangukamo kabiri. Nuko Yesu arangurura ijwi ati, dawe shyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. amaze kuvuga atyo arapfa. Nuko havuka umugabo witwa Yozefu, umwe mu bagize inama nkuru, akaba umuntu w'imico myiza kandi w'intungane. We ntiyari yemeye imigambi mibi ya bagenzi be n'ibyo bari barakoze. Yakomokaga ahitwa Arimatiya, umujyi wo muri Yudeya, kandi akaba yari ategereje kubona ingoma y'Imana. Nuko asanga Pilato amusaba umurambo wa Yesu, awumanura ku musaraba, awuzingiraho umwenda, maze awushyingura mu mva yari yacukuye mu rutare itigeze ugira uyihambwamo. Wari umunsi w'umwiteguro wabanzirizaga isabato. Abagore bari bavanye na Yesu mu Galileya bakurikira Yozefu, bitegereza imva n'ukuntu bari bashyizemo umurambo we. Nuko barataha bajya gutegura imibavu n'ibindi bihumura, maze isabato bararuhuka nk'uko byari bitegetswe. Imfura mu binyamakuru, kinyamateka, ishema rya